ndabaza rero inkoko y'iwanjye rugina rwa murengezi mbashe kuba nakorera akakuzukuru kawe. mwana wanjye mbashe kuba nabimukora kuva nakwimika nagwaye ubushobozi imbaraga z'iburasirazuba iz'iburengerazuba iz'amajyepfo n'iz'amajyaruguru izo zose naraziguhaye. ubwo rero bamajije kwemera ko mbasha kuba namusobanurira buri kimwe cyose. isake nipfa cyangwa ntizapfa bizagenda gute? ntabwo ishobora gupfa kubera ko nyine irimwe amagini. inshuti za Freemax TV ndabasuje kandi nizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur nk'ibisanzwe, aho uyu munsi tuherereye i Gahanga ni muri Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Twagiye gusura wa mupfumu mu mazi igihe muzi kuri Freemax TV yitwa Mberabagabo. Tukaba tugiye kumusura mu rugo rwe rushya aho aherutse kwimukira, ndetse ni n'umunsi w'irayidi. Ntitwari tuzi ko burya ari n'umwisilamu, aho uyu munsi nawe awizihiza mu buryo bukomeye. Tujye kuganira nawe turebe uburyo yizihiza irayidi, ndetse tunarebe byinshi cyane mu bijyanye n'umurimo akora, cyane cyane muri ibi ngibi akora by'ubupfumu. Nk'uko mubibona rero tugeze ku rugo rwa Mberabagabo, wa mupfumu tuje kureba. Ngira ngo murabona ko unarebeye hano inyuma uhita ubona ko hano hari umupfumu uhatuye, cyangwa se umuntu ufite izindi mbaraga. Murabona ibibumbano, niba ari ibibumbano cyangwa se ibishushanyo bigiye biri hano, n'umuriro hejuru no ku marembo hose twagiye tuhabona umuriro. Ntago bisanzwe, bihita bigaragara ko hari izindi mbaraga ziri aha hantu. Reka tukomange turebe ko baza kutwakira bakaduha karibu tugakomeza ikiganiro cyacu. Kamera mahoro meze neza mutese nsoza gutya amakuru. Nari niriwe mbategereje umunsi wose, dore bwari burinze kwira tutarabona narindi no mu kazi. ubwo ngubwo rero sinzi, namenye kuri n'umunsilamu, ariko umunsi mwiza. nawe kandi ndawukwifurije, nakwifuriza kuzaba n'umusilamu. uyu ni umunsi mwiza isi yose yawizihije, nuko nyine byabaye muri ibi bihe by'icyorezo cya coronavirus. turahageze rero twasanze utuntu twinshi tazi ubushize ntabyo twabonye tugusanga hahandi. Munsanga mu izindiro ya Kimironko, ntari nimukira ahangaha. Ibi ngibi nta byari biriho, ariko nyine kubera izimana no kubwa Yesu zari ziriho. ubwo Yesu uwo bakunda kwita Yesu Isa bin Mariam, nawe ubwe ibi ngibi ubwo yabwiraga umuntu wahumye ijisho akamubwira ati cira hasi ukandagira utwondo utobe ushire ku maso urahumuka. Ibi nanje hari aho nkunda kubyifashisha. Izi ni imana zishushanya mu bakurambere b'iwanjye. hari ubwo ugizifashisha uri kuvura? nabyo ndabyifashisha. nk'iki ngiki kiranyibutsa ba sogokuru b'iwanjye.
ubwo nabo babaga bari gukora akazi kose kandi k'ubupfumu gasanzwe, kandi iyi nayo ni imana y'abagore ikunda kubahereza amahoro n'umugisha muri bya bindi by'amatembabuzi byabo, buri kimwe cyose iyo bakozeho ahangaha mukurikizaho umuti ako kanya bigahita byemera. Izi ni imana z'abagabo, ni imana y'abasakuru ba bandi ba kera. Hari icyo bita ubuvivi cyangwa ubuvivure. Ubu turi ubuvivure bw'aba ngaba. Uru ni urumuri, ni ukuvuga ngo kubera ko ngewe nkoresha imisambwe cyangwa se imizimu, uru ni urumuri rero nirwo imisambwe y'iwanje izamukiramo. N'imisambwe y'iwanje izamukiramo, nkayibaza buri kimwe cyose nshaka, buri kimwe cyose nifuza, mfatanyije na ya nkoko ivuga. Na n'ubu uracyayifite? Na n'ubu irahari nawe iyo yiriwe iri kwizihiza umunsi mukuru wa Idil Fitr. Wayigaburiye iki none? Uyu munsi nayibagiye ihene. Nayibagiye ihene ni igikimasa. Twaka tujye kuganira noneho nabahereza karibu mu rugo. Nk'uko mubibona rero twageze mu bwatsi bwa mbere abagabo. Aha turi niho akorera imirimo ye ya buri kanya cyangwa se buri munsi, niho avurira abamugana, niho akorera rero ibijyanye n'ubupfumu bwe bwa buri munsi. Urabona ko hari n'ibikoresho bitandukanye uretse ibya bindi twabonye ku irembo. N'ahangaha noneho niho hari imiti ya nyayo, ari nayo mpamvu rero twahisemo kuza kugira ngo rero dukorera ikiganiro. Tugize rero n'amahirwe dusanga afite niba namwita umurwayi cyangwa umukiriya, afite umuntu ari kwitaho muri aka kanya, ari kuvura. Mbere abagabo bimeze gute? Urebye ni uburyohe, ndakora buri munsi, ariko mbere na mbere namanza nasuhuza abantu babasha kunyitabira. Nahera mu mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, kandi ngasuhuza East African Community kuko ndi mu rugaga rw'abavuzi gakondo muri East African Community, kandi n'abandi bose babasha kunkurikirana bari hirya no hino, cyane cyane muri Amerika, i Burayi, mu Bubiligi ndasuhuzayo cyane. Abantu benshi baba bari kunsuhuza kandi bananshimira cyane ku byiza mbasha gukora no kubakorera. Nkongeraho muri Amerika harimo abantu benshi, za Australia, no mu Bwongereza, mu Bufaransa, hirya no hino usanga turi gukorana n'abantu benshi cyane. Ndasuhuza ba Karaveri n'abantu benshi batandukanye bari hirya no hino kuri uyu mugabane tugize kuri iyi si twese turumonde. Abo bose ndabasuhuza, kandi ngashimira Afrimax TV yabashe kuba yabagererayo kugira tubashe gukorana iki kiganiro, kandi nabo tubasha kubaganiriza ku bibazo bitandukanye baba bafite. Mbere abagabo ushize tugusura twagusanze epfo Kimironko, uyu munsi tugusanze i Gahanga. Niki cyatumye uva hariya? Ni ukuvuga ngo Kimironko naho n'ubu ngubu ndahakorera, ariko sinkunda kuba mpari igihe kirekire. Nsigaye ndakunda kuba ndahangaha i Gahanga, hano Kicukiro aho bita Rwabutenge, kuko naho nahaguriye ibikorwa mpemurira n'umuryango wanjye, kandi nkanahakorera nkanahavurira. uri kubona ko na ya nkoko ivuga nayo ihari, nanayisomya no kukagwa wenda muri kureba nako irabasha se. Soma rusa wikwegezayo umunwa sha akira rugendo uranze dore rikwanga, ariko nta kibazo. Iracyakora akazi se neza nka mbere?
Irakora akazi, usanga n'ubundi icyakira abantu, urabona nta niyo iri hejuru y'uyu muntu waje kwivuza, y'uyu murwayi. Ni ukuvuga ngo abahakana ko itavuga bazaze bavugishe, kandi nimba banayishaka bazaze bayirebe. Nkunda no kugira n'abandi inama, twungurana ibitekerezo, bakangisha inama, nanjye mbagisha inama. Nazabasaba kugira nabo bazabashe no kuza banayirebe banayisure. Se ubundi iyi sake imaze nk'igihe kingana gute? Iyi sake nyimaranye imyaka 9. Imyaka 9 ubu ngubu? Ifite imyaka 9. Ese ntiyarengeje igihe cyo kubaho? Oya, ntabwo irarenze igihe cyo kubaho, kuko iyi sake ikurikirana na bari abana banjye mwabonye. Irabaruta? Oya, bo bayirutaho umwaka umwe. Umusore nisaza tuvuge nisa cyangwa nipfa cyangwa ntizapfa bizagenda gute? Oya, ntabwo navuga ngo nipfa. Twese nta kurama kudapfa kutabaho, ariko ntabwo ishobora gupfa kubera ko nyine iremwa amagini, kandi kuranwe mu magini hari ibyayo biba biyirimo. Kuko ngiye nkunda gukoresha abakurambere cyane muri buri kimwe cyose. Use nk'ubu ngubu wenda igiye nko ku muhanda imodoka ikayigonga, ntabwo yapfa? Ntabwo isake ishobora kuva aha ngaha ngo irajya ku muhanda, ntabwo bishoboka. Yajyayo yabuze iki? Nyibagira ihene nkayigurira amafi ikarya. Ubu se rero nyifashe noneho ngewe nkayikerera nkayica gato, ntiyapfa? Ibiyirimo byakujyamo. Nahita nyisimbura. Wahita uyisimbura ako kanya. Akaba ari uzajya wakira abaje hano. Nyako kanya. Ndayitinya. Hanyuma se dusanzwe uri kuvura umuntu, uri kumuvura iki? Nabo mwamubaza wenda akabasha kuba yakwivugira, kubera ko ntabwo ari byiza kumena ibanga ry'umurwayi. Bite? Sanze waje kwivuza, waje kwivuza iki? Murakoze, naje kwivuza inyatsi. Iyo inyatsi yawe imeze gute? Ndacuruza sinunguke, ndashaka gutera imbere. Wamumenye ute se umuganga? Hari byinshi uzi ko avura inyatsi, wamumenye ute? Naramumenye, nanjye ni abantu bamundangiye kavura. Hari abakubwiye ko hari abo yavuye se bigakunda bigashoboka? Barabimbwiye. Umaze igihe kingana gute se iyo nyatsi uyifite byanga, ukora byanga? Maze igihe kinini nk'umwaka nshuza ntibigende. Wizeye se ko biraza gushira ukurikije uko wenda mwavuganye? Ndabona yo guhaye n'iki cyangwa warizanye? Ibyo yamaye. Harimo umuti. Ni ukurinywa cyangwa ni ukuricyura gusa? Ndaricyura. Uzabitereka mu kabutike cyangwa? Ndarishyira muri business yanjye. Uzajya bikora umuti. None se uvura inyatsi, uyivura uti inyatsi? Ni ukuvuga ngo inyatsi iravurwa, irasuzumwa, ikarebwa icyitera, shana n'impamvu yayo yose. Ushobora kuba uriho imikoshi itandukanye, gutera imyaku bitandukanye. Gutyo mbere twajyaga twumva ngo abapfumu baba bafite akantu hasi bagatera inzuzi bakagira gute, ariko wenda ndabona ntabyo, ahubwo ndi kubona hasi uduti. Hariho uduti natwo twajya mu cyimbo cy'inzuzi. Utwo duti, utu duti natwo iyo udushize hano hasi ni uduti tudasanzwe, uretse ko abakurikirana Freemax TV babona ari ibiti bisanzwe, ariko utu ni uduti tudasanzwe. Dufite umwihariko watwo. Utu ngutu tuba mu biti by'amashamba ya kure, dukunda kudukoresha. Buriya iyo ducaniye aha ngaha
twahita twaka kandi uri kubona ko ari tubisi. Ni ukuvuga ngo rero buri wese mu buhanga bwiwe no mu kuvura kwiwe burya hari ukora imihango itandukanye. uraducana iyo ndi kuvura ndaducana tukaka. hanyuma abakurambere bakahita bazamukira bagahita bigaragaza ako kanya. komeza noneho mvure turebe. Ni ukuvuga ngo nakomeza kuvura iyo umurwayi abyemeye imbere y'itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nshobora kuvura umurwayi imbere y'itangazamakuru kandi wenda we adashobora kugira ute kwemera ko ibyo nabishira hehe ku karubanda. se ko twavuganye hari ikibazo atweretse uburyo agiye gukomeza kuvuramo. nta kibazo natwereke. ndaje tubikore. Ni ukuvuga ngo ubu ni ugusuzuma nyine iriya nyatsi aho iva n'aho ikomoka. rusake ibitse rusake buriya ihise ibyemeza ako kanya ko ngomba gusuzuma uyu muntu kandi namara nkanamuvura. niyo iri gukora akazi none biri mu kazi. biratangaje. hanyuma kwa muganga tubona umurwayi bamupima muri laboratwari n'ibindi bikoresho bitandukanye. rusake ipima ite? rusake iba ifite imbaraga zose zikoranwe n'imisambwe. shana n'ubu ngubu urukumva ko iri kubyemeza ko ngomba gusuzuma umuntu kandi nkamuvura nkamukiza. imiti se ubu iyo umaze kubyemeza hari igihe bashobora kubihakana? iyo basanze atari uburwayi yaje kwivuza barabihakana. hari igihe kizungu nyine ari ubwo kujya mu bitaro bisanzwe. n'inyatsi kwa muganga ntibazivura? inyatsi kwa muganga ntabwo bayivura. kuko nabo no kwa muganga hari indwara batwoherereza kugira ngo natwe tubashe kuba twazivura, dore ko na minisante yabashije kuba yavuga ngo iduhereze n'ibyangombwa natwe tujye tuba abafatanyabikorwa babo. nk'uko no hirya no hino muri ibi bihugu bya Afurika bitangiye kujya abavuzi gakondo barabona imiti itandukanye ya coronavirus ivuye mu bimera. natwe niko tugomba gutera imbere dukoresheje ibimera muri ubu buvuzi bwacu bwa gakondo, tukavura indwara zitandukanye kandi buri wese mu buhanga bwe, apana babandi babyinjiramo bari kugenda barabeshabesha abantu. ntabwo biba ari byiza. ubundi wagakoze icyo ushoboye icyo udashoboye ugahakanira umuntu kutagishoboye. ntakomeze uvure none. ni ukuvuga ngo ubu ngubu ndi kumusuzuma arahita acira mu ruyumurira inshuro 3. aciramo mu ruyumurira inshuro 3. acira no muri rihembe inshuro 3. ubuhoro sokuru n'ubuhoro murengezi ubuhoro seyo. ubu ngubu ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi nibimara kuvaho uburwayi bwe turi buhite tububona bw'inyatsi, ibintu bitandukanye. ubibona ari uko tuno duti twose turangiye? utu turaba turi gucikamo. ubundi ko nabonye tuno duti twari tubisi
kuki twagurumanye cyane? nyine ni ukubera ko imizimu izamukira mu muriro kandi ikongera ikazamukira burya n'ahantu muri za tuwarete harimo imizimu zitandukanye no mu muriro rero niyo mpamvu. Ni ugutegereza nta kindi kintu ushobora kubona bitararangira? Kubera ko umuntu asuzuma ibintu bitandukanye, hari uwo nsuzuma nkoresheje urupapuro yizaniye, hari uwo nsuzuma nkoresheje ibuye yizaniye, ni ibintu bitandukanye tuba turasuzumisha. Hari uwo ntuma amazi akayazana nkamusuzumiraho agahinduka amaraso. Ni ibintu byinshi biba bitandukanye biterwa n'ibyo buri wese yaje kwivuza. Hanyuma imiti umuhereza iri muri ibi ngibi ufite ahangaha cyangwa n'imitongero? Oya, harimo imiti. Ubu uyu ni umuti we aba agomba gukoresha. Shonka urabona nk'uyu muti, urabona uyu muti, uyu ni umuti w'abakobwa n'abadamu. Barawukoresha ku bijyanye n'amavangingo, bakawukoresha kugira imibiri yabo yorohe irusheho gutetema, nyine abagabo babakunda cyane n'abasore. Bita bikunda se? Ako kanya ni segonde. Ukunda kubabona baza benshi? Ya, nta kibazo, baraza abantu batandukanye benshi cyane. Ndabona twa duti dushize ariko muri kubona ko turi kugenda turashira, turi kuzana amazi. Imiti nta kibazo. Ni ukuvuga ngo rero tuvura n'indwara zose zitandukanye. Indwara uzwiho cyane ni iyi? Njyewe indwara nziho cyane ni indwara yo kuvura amajini. Babandi bafatwa n'amajini abanegagura, babandi bafatwa n'amajini abavugiramo, babandi bafatwa n'amajini abategeka ngo ituma ahangaha, babandi bafatwa neneho n'amajini akagenda akabagondeka ibintu bitandukanye, babandi bafatwa n'amajini mbese ugasanga cyangwa ukaryama ugasanga bakurasaze ntumenye ibyakurasaze, waryama ugasanga umubiri wawe watonotse ntumenye icyawutonoye. Shana ni ibintu byinshi bitandukanye. Babandi hari n'uvuga ngo mbese kuki runaka bari gucuruza akunguka kandi ducururiza hamwe, kubera iki nje ntunguka? Abo bose ngenda ndabafasha kandi buri kimwe cyose, cyane cyane n'abakobwa kandi babuze abagabo, baraza nkabahereza umuti ako kanya akagenda agasuhuza umusore ahita amubona ako kanya handire gite. Si ugufata ku ngufu? Oya, nta gufata ku ngufu. Waragusuhuza ntiyagusuhuza n'ubundi mutari musanzwe muganira, ariko nyine iyo wamunaniye araza akagusuhuza, nyine bikaba bibaye mahwane. Hari abantu tujya tubona ku muhanda cyangwa ahantu hatandukanye bafite ibintu nyine basaze, bamwe bakavuga ko ari byo babatereje cyangwa se iki. Ziriya ndwara z'ubusazi zo mushobora kuzivura? Turazivura, ariko nyine ibisazi biratandukanye. Hari abasara birukanka ku musozi cyangwa akabivukana ibisazi. Uwo nguwo uvukanye ibisazi ntabwo nshobora kubivura kuko nyine biba ari ibivukanana. Ariko iyo umajije kuba mukuru ukagira imyaka wenda 10, imyaka 20, imyaka 30, 40, bya bisazi biba ari ibitererano. Iyo ari ibitererano rero, iyo ufite umuntu ushobora kuba yakwitaho kandi akakuvuza, uraza nkagusuzuma nkareba impamvu aho byavuye n'aho byakomotse, ndakuvura ugakira. Majije kubikorera n'abantu benshi batandukanye. Nejo bundi hari n'uwo nagiye kuvura bari bakuye Ndera, ariko ubu yarakize, yanampaye inka
nzajya kuyizana ejo bundi. Ni ukuvuga ngo rero shana hari n'izindi ndwara nino zisigaye zarateye mu basore, kurara bari kureba amaporunogarafi ku gasozi. igisoro bivura barangiza mara bakikinisha mu buriri. Bakwikinishiriza mu buriri rero igihe cyo kuzana umugore bakumva badashaka abagore, bakumva badashaka abakobwa, wakumva kamara ke kari ukugira ute kwikinisha mpaka burundu, akazarinda gusaza atazanye umugore. Abo ngabo rero baraza nkabahereza produit nkabafasha, kuko iyo wikinishije cyane inshuro nyinshi ntabwo wifuza umugore, kandi niyo kakwibye gatoya ukamushaka, za ntanga zawe uko wagiye urikinisha zihinduka ibihuhwa, wa mugore gutera inda bikanga. Gutera inda bikanga. ubavurisha iki? Mfite produit mbahereza common sense zabo, mind yabo ikagarukana ubuzima bwabo bwiza buzima, akongera akagaruka muri mudu yari arimo na mbere. Noneho ndabona bya biti byashize. Ni ukuvuga ngo rero uyu murwayi yari afite inyatsi yitwa imikoshi. Imikoshi biba byaturutse he? Imikoshi agomba kuba yarabonanye n'umuntu wavuye ahandi, yari akanapfa. Akanapfu ni nko kuva ahantu, umuntu avuye ahantu kuba yageze wenda yagiye nko kuryamana n'umuntu nawe akakuzaho, noneho rero ya mikoshi yakuye hahandi kubera kaba kamanutse kuzimu, noneho ugasanga ni wehu yakiriye aho kugira nyiri kanapfu akimarira. Kumva ntari kubyumva neza. Ubu se kumuvura byarangiye? Kumuvura ntabwo byari byarangiye, uko nguko kwari ukumusuzuma ndamuhereza umuti. Ngaho imiti y'umuhereze turebe. Imiti irahari itandukanye. Hari imiti ibihari, urabona uyu ni umuti w'imikoshi. Uyu aragenda ukarabe, namara anawisige. Agisigaye mu kazi cyangwa agiye kuryama? Ubu yarawisiga amajije gukaraba igihe cyose. Bimwe birahagije cyangwa ni? Oya, muhereza imiti itandukanye aragenda arakoresha. Yo kwisiga no gukaraba? Bihita byikuraho bikuraho bya bindi. Bitwara igihe kigana gute? Nta gihe bimara, iminsi ni iminsi 3. Umaze kubireba se ubonye iki? Usanze ari iki kuko yari afite? Ni umukoshi uterwa nyine no kuba wenda yarariye ako kanapfu, ariko harimo n'izindi ndwara. Ni ukuvuga ngo we ubwe sinzi niba nazo yazisuzumisha nazo tukazimubwira, kuko nabyo byose bisa nkaho mba nanabikoreye rimwe. Ubu wazibonye wowe? Ubu narangije kuzibona, kuko ibi biti iyo bikimara kubyara aya mazi mpita mbibona. Ese ntabwo wazimubwira? We sinzi nimba yavuga ko nazigaragariza hagati yanyu aho ngaho. Nkabaza abakurambere b'iwanjye, inkoko ikabasha kuba yagira yabinsobanurira buri kimwe cyose. Ubu si nkuko uraba uri kwibaza ibiki? Ndayibaza nimba nshobora kuba nakongera kumusobanurira izindi ndwara nabonye aha ngaha. Hari ikibazo se? yansuzuma, ariko ikibazo yanazanye amafaranga make. Niba indwara bazibonye reka tubikore turebe. Ngewe kubera ko n'ubundi mfasha buri umwe wese, kandi umuntu uba wabashije gutera intambwe
akangana ntabwo yagenda ativuje. Ndabaza rero inkoko y'iwanjye Rugina rwa Murengezi mbashe kuba nakorera akakuzukuru kawe. Mwana wanjye mbashe kuba nabimukora. kuva nakwimikana kwayo ubushobozi, imbaraga z'iburasirazuba, iz'iburengerazuba, iz'amajyepfo n'iz'amajyaruguru, izo zose naraziguhaye. Ubwo rero bamajije kwemera ko mbasha kuba namusobanurira buri kimwe cyose. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero ahangaha we ubwe no kubacuruza ntibigende, hashamikiyeho ya mikoshi kandi na yanyatsi arakorera amafaranga akagenda atazi ukuntu ari kugenda. Shana kubera ko bagiye bamutwara n'ubutaka bwiwe yihagaritsemo, noneho akarara ari no gutekereza ibintu byinshi, akarara ataryamye kubera nyine na bwa butaka bwe yihagaritsemo batwaye. yagiye kwihagarika ahantu batwara ubutaka bwe kugira nyine atere gutera imbere. naho ngaho bamurogiye none urabimuvura nabyo? Ibyo ngibyo byose ndabimuvura kuko tumanza twabishika bikavayo. Kuri uvuganye n'abakurambere hari igihe ubavugisha bakanga ko uvura umuntu cyangwa umwereka ibyo ngibyo? Ntabwo nabavugisha ngo banjye, kandi icya mbere ni mu bushobozi bwabo kandi nk'uko bampaye imbaraga zabo. Nta gihe se ujya uvugisha abakurambere nyine bakanga kugusubiza bakakubwira ati uyu munsi ntabwo turi bukore, cyangwa kereka iyo ntaba bagiye ihene. uherutse kwibabagira ryari? N'uyu munsi naba bagiye nabo bariye ku irayidi? nabo bariye no ku irayidi. kare mu gitondo 10:35 zo mu rukerera. Nahise nikubita hasi ndabahereza. Inyama wazishyize se? Inyama nazibahereje nyine barazirya, kubera ko hari n'izindi nagombaga gukora ndi guhereza abavandimwe hirya no hino n'umunsi mukuru. Nuko bigenda gutyo. Bakuretse se ko bishimye? Bishimye cyane, ariyo mpamvu bari kugira bagasuzuma n'uyu murwayi wari waje angana nyuma y'uko tumara kuva mu rayidi. Kuba watangira gukora ibintu bari bakurakarira ukabibona ukabona ko barakaye cyangwa bababaye? Bararakara bagatera n'ingumi ugasanga bari bagushwanyaguza, kuko iyo umaze icyumweru cyangwa iminsi 3 utabahereza none se bo ntibarya, nabo baratungwa. Bahazwa n'ibingana gute? Niyo wabahereza utungana gutya barahaga ntabwo bagaye. Noneho bigeze bishima cyane, noneho barakubwira ati mwana wacu ukomereza ibintu uri kudukorera ni sawa? Uriya urebye nta kibazo, kuko n'abasogokuru bambyara n'abatata b'iwanjye aribo bamuzehe bamwe bakora ibi bintu kurinda kugera ku mperezo, bavuyemo nyine umwuka bari kwinjiramo hasi mu butaka, bapfuye nyine banakora uyu mwuga. Kuko ngewe buriya nubwo nkora uyu mwuga wa gakondo, ni ukuvuga ngo ngewe ndi n'umunasi. Wize ubuganga? Nize n'ubuganga. Ugeze ku ruhe rwego? University. Ufite umunasi. Wabyigiye? Nabyigiye Uganda. Wiye kaminuza? Nabyize muri Makerere. Kuki utagiye kwa muganga se ngo uvure? Nashimye kuba nakora ibyo basogokuru bakoraga mvuye Nigeria. Wigeze ubikoraho? Kwa muganga wigeze ukoraho? Ni igihe gitoya nabikoze nk'imyaka 2-3. Iyo ujya kwiga ubuganga se wari uzi ko uzaba umupfumu? N'ubundi mu rugo narabikoraga bitandukanye, mu bibiro bitandukanye. Icyo gihe hari ibihuru
mu bibira umuntu agenda ashaka imiti itandukanye, ba sogokuru na ba nyokuru b'iwanjye bantuma, na ba tata bari kugenda barantuma imiti itandukanye kuva mfite imyaka 6 kurenda kugeza ubu ngubu. Ni ibintu mbega wakuriyemo? Ni ibintu nakuriyemo, ni ibintu byanje nsangana. Yatubwiye ko ni papa wabikoraga cyangwa ni sogokuru w'iwanjye na papa yarabikoraga na nyogokuru bose. mu bana b'iwanyu niwe wenyine wabikoze uri kubikora cyangwa hari n'abandi? Njyewe mbikora. Hari ukuntu abantu b'abakristu cyangwa se mu muco mu mico itandukanye usanga bavuga ati hari ibintu tutemera bitewe n'imyemerere yabo. Mu bavandimwe ufite nta bantu ushobora kubakubwira bitewe n'imyemerere yabo bakubwira ati ibyo bintu si byo, bireke kuri ibi n'ibi? Ni ukuvuga ngo usibye wenda kuba twagira tukaba wenda nk'akemera gato cyangwa tukaba abemera, ni ukuvuga ngo ba sogokuruza aribo batubanjirije muri uru Rwanda rwa Gihanga, u Rwanda rugari rwa Gasabo, uko rwakomeje rugenda rwaguka. Ni ukuvuga ngo ubundi u Rwanda ntirwari rugira aho rugarukira. U Rwanda rwagarukiragaho aho bavuga ngo naho ruteye inkingi. Ni ukuvuga ngo rero ba sogokuru bo baragendaga ahantu bagashiraho ibiti, ibyo bita imivumu, imiko, bagatera ibiti bikazakura bikitwa ibigabiro. Hari ibigabiro byo kwa runaka, hari ibigabiro byo kwa runaka, cyangwa kwa runaka handi hari igiti cy'umuvumu. Kera uko dushiraho ibipangu bitandukanye, bo bashiragaho ngo kwa runaka hari umuvumu umeze gutya, niwo uharanga. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo rero nyine ba sogokuru bashakaga n'imvura, bakagenda bakicara munsi ya bya biti byabo bakambaza Imana y'u Rwanda, apana ya yindi y'abazungu irwara za corona cyangwa birirwa bari kuririmba kandi bataza hiva. Bashaka imvura bakagenda bakicara munsi ya bya bigabiro, Imana y'u Rwanda ikabagwishiriza imvura. Bashaka izuba bikagenda gutya. Hari igihe cyageraga cyo gusenga Imana y'u Rwanda, bakagira ute bagasengera kubona ubukire, bagasengera urubyaro. Ni ukuvuga ngo rero kubera ubu ngubu nyine kwa kwizera za mana z'abazungu, ntibagendere ku mana n'ubundi kera twamye turamye imana z'abasogokuruza. Urumva? Imana zacu, Imana y'u Rwanda, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, itanga byose. Aho bagiye barazirekera niho usanga ibintu byaragiye birazambagurika. Muri abavandimwe ufite hari ababa wenda barakurikiza imana z'abazungu badahuje nawe iyo myemerere urifite ubu ngubu, wenda ku buryo bashobora kuba naguca intege bati ibintu ukora si byo, ukora ibi n'ibi ngibi? Nta n'umwe ushobora kumbwira ngo reka iki n'iki, kuko twese twavutse tubona nyine iby'iwacu bakora. Nta n'umwe wari wabasha kuba yambwira ngo reka iki. Iyo urebye mu baturanyi, mu nshuti n'abandi, bakwakira gute nk'umupfumu? Iyo ngiye ahantu hari abantinya, bakavuga ngo kwa mupfumu cyangwa ibiki n'ibiki, ariko njyewe ngerageza kugira ute gusabana n'abantu, nkaganira n'abantu kuri buri kimwe cyose. Gusa njyewe nababwira ko ndi sociable, babasha kunyoboka bakambaza icyo bashaka kandi bakangana bakambwira icyo bashatse, kuko njyewe nta kibazo. Hari ukuntu nyine urumva izina umupfumu ntabwo abantu barimenyereye, baranamutinya kuko nibyo. Hari no kuvuga ati duhuye abazimu bashobora kumfata, cyangwa se ngiye iwe abazimu bashobora kumfata. Birashoboka ko nshobora kugukoraho cyangwa nkazi iwawe abazimu bakafata? Oya, ntabwo bashobora kuba bagufata. None se umuntu kugendera buri wese umuzimu yamufata?
ntabwo yafatwa n'abazimu umuntu kugendereye uwo ari we wese. bose ntubu bafite na hano turi bo ntibahari. Nyine hano nabavugisha na n'ubu, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuza mu rugo ngo baragira ute baragufata, oya. noneho dusoza agira icyo ubwira abadukurikiye muri aka kanya, ijambo wababwira. Ni ukuvuga ngo banyarwandakazi, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, hirya no hino n'uyu mujyi wa Kigali dutuyemo, hano i Gahanga, i Nyanza ya Kicukiro, mwanyoboka nkabafasha kandi tugafashanya muri buri kimwe cyose, kandi na babandi baterwa n'abajura cyane, abo ngabo nabazaniye produit ako kanya ku buryo ibyabo bigomba guhita bigaruzwa. Kandi cyane cyane nshimira abantu bari hirya no hino i Burayi, bo nabashije gukorera ibintu byabo kandi bikagenda neza, barangiza bakajya banyohereza za SMS banshimira, bananyemerera n'ibintu byinshi bitandukanye. Dore ko ni corona yabaye ndenda kujya Bwongereza kuvura, bari bananyohereje n'amatike. ubwo uzajyayo nibirangira? Ibi ngibi nibirangira nzahita nerekezayo mu byo kuvura n'ubundi. Izihe ndwara uzaba ugiye kuvurayo? Nzaba ngiye kuvurayo indwara n'ubundi z'amarozi. Hari abagiye babyimba ibirenge, abantu ugasanga bagiye babaroga ibintu bimeze nk'ibinyoro, imibiri ikagenda itobagurika. Ni indwara nyinshi zitandukanye usanga za kinyarwanda kandi za gakondo, ngomba kuzagenda ngakorerayo. Kandi nezere yuko hari umugabo w'inshuti yanjye uba mu Bubiligi ku cyambu cyerekeza mu Bwongereza. Uwo mugabo ndamushimiye cyane, ntabwo mbashe kuba namuvuga izina, we nabona ikiga akunda Freemax TV. Freemax TV arayikunda 100%. N'ubu ngubu nezere yuko nimumara kuba mwagira mwabishiraho online, arahita mpamagara ndabizi, kuko abashakira abantu benshi, abakazi benshi kabisa, akurikirana ibiganiro bya buri munsi bya Freemax TV.